wowe ko nakureyo. Amahoro mutagisha. Uburatsa gatoya, uburatsa gato. Udasha mene shamone. Bimeze bitera. Amakuru. Namahoro. Ngiye kwishakira agacupa hano hirya. Nawe ndabona uri hano mu kazi. Aho ubundi uri muri bigisore muri no minsi ra. Nuze ari rero mfite umugore. Anyitayo. Reka kibazo nuko nabonye ura mu Caritas ngo nuza bashaka kwinjira mu bintu by'umuntu. Inde? Ura mu Caritas ngo nzaba ndora. Wandorara. Ukoze hasi nyibutse ibuye. Hoye haba mu nyibutse ibuye. Reka sigaye kago karanyibagije nkajya nivuga n'izina ryose. We ura mu Caritas ngo nzaba ndora. Nakubwiye ngo ukoze hasi unyibutse. Ura mu Caritas ngo nzaba ndora ajya kuneranya n'umugore wanjye mu Kasine koko. Ariko gacupa nanjye kafashe. Ntago ari wowe gusa. Gacupa kafashe kuko niho ndavuga ndandora kandi ni jewe nzabandora. Nawe rwose. Haba mu ngo rero. Reka mubwire. Urahaba mu ngire niyo nkoreye ntago biba. Reka uheruka cyagihe urabizi uko byari bimeze ibyanjye n'umwana n'umugore uko byari bimeze. Uyasha aje kumenya cyari cyihishe inyuma yacu. Ariko mu Caritas menya bifitemo business. Uramunyagwa ngo ni haba mu. Urane nayo mpamvu twashwanye muri no minsi. Hago nyivugana. Ura mwarashwanye. Aranamamagara no kuri telefone nkamwihorera. Reka. Ubu nafashe n'umwanzuro ubwo nuko ntazi nuko babikora ndashaka umuboroka muri telefone yanjye akavamo. Shahunda neranye n'umugore wanjye mu Kasine ngo nzane wa muhungu wa hano ruguru ngo hano ruguru kurura mugore nateye inda koko ngo umwe wa ruguru hano kwa Munyengango. Ura mwana nyine urabona. Ariko mu Caritas menya bifitemo n'inyungu aneranye ku mugore wanjye mu Kasine. Ejo bundi urabizi ibintu bankoreye bakankubita bakananyaka miliyoni yanjye. Igihe bagutegeraga mu nzira. Cyane rwose. Bakanegera mu nzira. Ibyo ndabyumva nanjye. Ambeshya ngo ura muhungu ngo no wanjye mbona bifitemo business ura muginga. Uko byihorere. Nanjye urabizi sha. Urabizi nyine uko byari bimeze byarindi by'umwana bya nuwayo na nyina we musa nabera uko byari bimeze. Burya sha. Aba mu ngo yarabyihishe inyuma. Reka. Bose akumira bakomeje kurongora impumyi. Yarabyihishe inyuma. Burya nawe waneranyaga nawe nyine. Yanenanyaga nawe ariko uzi ikintu nafatiye umwanzuro so. Urangiza Imana turanahura. Ngize Imana turanahura rwose nafashe umwanzuro w'uko ukubwira. Natwe tugashaka uburyo twamuhemukira. Kuko natwe arimo araduhemukira. Ntabwo biri ibintu by'umuntu w'umugabo. Reka. Ntabwo ari ibintu by'umuntu w'umugabo. Ubu rero ikintu tugiye gukora. Numvishe ngo muri ya koperative akoramo. Koperative ngo yabonyemo akazi. Yo gucuruza ngo ifumbire. Icyo kintu naye yiziho kandi mo hariya ngewe nanjye afitamo inuza nini cyane. Uruhare runini. Ira koperative fitamo ibintu ushinzwe. Nawe uri umuyobozi. Fitamo ibintu ushinzwe kabisa. Gusa urumva bitoroshye ahubwo. Biroroshye. Ni nawe era uvuga ni nawe uduhereza rwose ibintu bijyanye n'ifumbire. We ni ubagiye muri ifumbire. Birumvikana. Ndashaka rero ko mbona ashaka kuzatwinjirira mu buzima. Ndashaka ko irafumbire umuntu agomba kwihagarikisha uburyo akabura isoko. Ifumbire ikabura isoko kuko mbona ashaka kuzinjira mu bintu by'umuntu cyane kandi nagabazi ku muntu akomeye. Bari gahunda niyo ngiyo. Gahunda niyo niko tugomba kubigenza. Tumukure ku isoko. None wowe ubwo numvishe ngo yajyaga azana gukamisha ngo iwawe uze kubwira wa mwana wawe nuze migambi. Mbese mumufungira amazi n'umuriro muri make. Kurebe sureba ziranka zanjye najyaga muhereza amata litiro 3 za buri nimugoroba. Nukubwira migambi umuhungu wanjye ku buryo nahagera umuhungu waje gukamisha atazongera no kuyamuha. Mutagisha we ubu rero ngiye gufata kago hano hirya. Yewe nanjye tuzaganira ariko ibyo bintu byose ngomba kubikora pe. Ngomba kubikora reka ngende rwose arabize kakagwa nge natakarara niko ibintu biba bimeze. Yego. Ase nawe rero uko wambwiye ngo ugeze kuri portail nkaba nakureba. Ese ahantu koko ahantu katari Kigali hakuyobeje iki koko? Zamuka. None waciyaga nese iburyo cyangwa ibumoso? Waciye mu bumoso? Ese ubwo urumva atari wanyobeje? Sawa reka nza nkurebe ntare.
Ado. Mwiriwe. Yego niwe. noneho rero ubu nari ngeze mu mujyi nari maze kuva mu modoka Yego. nanga ubu nageze muri Kigali nashaka kugira ngo nyine duhurire ahandi wambwiraga Ndahari ngwino nta kibazo ndeba. uri mu rugo ugenda unyobora rero ubwo ndaje ndabona Kigali yarabaye amahanga Nta kibazo banguka. aha rero ndimo ndaza buraza kubona ubone kugezeho Yego. sawa Sawa. nakubonye musanabe amangare nako si uziko usibye kubona isura yawe ya kera gusa uziko wahindutse aho neza kumere cyane kubaho neza musanabe uracyahumeka uraho neza Ndakomeye. abakuri rwose buraya ndatangara Nanjye naniyitoriye. haje kwicarira hano mu busitani se bw'urugo rwawe icara rero umbwira amakuru y'i Kigali Amakuru y'i Kigali cyo kari meza. ese musanabe amakuru kiza Amakuru ni meza. ukuntu kwabaye Cyane. uzi ko umuntu yagutoboza urutoki Yego. komanda uzi ko wavuye mu cyaro we tubona neza byararangiye none kumbe wageze mu mujyi urakwatsa neza Mu mujyi rero hameze neza ntabwo ari nko mu cyaro. cyakoze uraryoshye ni ukuri imana yaragushubije Imana isubiriza igihe buriya n'igihe cyari kigeze. njye naje mu mahugurwa umuntu naturutse mu rugo nje mu mahugurwa yo kwiga imashini ubu rero nje mu mujyi bamama Gisabo nabasize mu rugo Gisabo yarakuze harya uramuzi harya Bameze bate? nako Gisabo wagiye harataravuka Ntabwo yakavutse bamutweye. wowe uzi kompreseri yego Ariko bari amahoro. ni amahoro kompreseri ni umusore unsumba Ndumva bameze neza ntabwo. Cyane Mu cyaro rwose. se muraturusha iki? mu cyaro se ni uko nyine kwa kundi usibye ko nyine habaho ufite akazi abandi ni ubuhinzi cyakoze tuba dufite ibyo kurya ntari bida Ibyo birahagije. ariko nawe umeze neza Meze neza. uvuga ngo ndashima ufite akazi mu ruganda muri sirufu Niyo nsigaye ubu sirufu irakuyoza igiti ikaguhemba cyane. akase nsohoka nibutse rwa rukundo rwawe Amafaranga ni yose. uribuka ko twigeze gukunda Cyagiye mu cyaro kera. ariko ubundi buriya utagishaje nibaza uburyo yaciye inyuma akagutera Nyine urabizi ko twakundanye ariko hari ukuntu byahise bigenda birangira mutagisha duhuye gute. ese ko ndabonye mu gihe cy'urukiko azashubije urukundo Naragenda asubirana ubudemoshye. Ese mutagisha yazagira ngo byagenze gute? utagisha ze ko ibiti nyiramutemba kiwishyuha Ariko ubu ndi i Kigali nta n'ikibazo twanakunda. ubundi wowe twakwibanira mu gihe tutari mfite akazi sibyo Nanjye mfite akazi mbayeho neza nta kibazo. ese uraza tukora tukikundana Oya tugomba kongera tugakundana. ariko muberarugo ntazabimenye muberarugo abimenye yatwica Yatwica. ariko nta n'impamvu yo kutwica ese ubundi tunemereye gushaka umugore nshaka ariko urangukunda nkagenda kwandikishije amategeko agushyiraho ka kantu nk'ak'abahinde hano sibyo Birumvikana. ese ubundi se kugira umugore ariwe Yego. none reka mubwire rero tuzabikora Buriya hari undi munsi tuzahura tugapanga ibyo bintu. bivuga ngo rero dore rero ubundi ubu nuko ncomotse ariko ndabanza kugera kuri sare yaho habera nyine amahugurwa reka ngende ahubwo ngende numva ibihe byaba byiza nimugoroba Byaba ari byiza cyane. uranyemera ngaruke Yego nta kibazo. ngamerekeza rero nanjye Merekeza mugeze ko. ariko nuko reka mubwire umva mubwire ikintu kidakoranye umva mubwire tuzi cyo rwose tuzazira neza twongere bema ubwire Ugomba kuzagenda neza. Makuru mama. Meze neza. Aho komplete kuki utagiza gukora isuku hano hantu muri ino Si joro. mama ntabwo uzi akazi bafite. Reba ibiti byarumye nta kuhira. Turabibona ahubwo se. Uzi ko n'uno mukindo ntabwo uheruka amazi ahubwo. Nta mazi ntayo. Umeze uteze? Meze neza kantine yaranjyanye. Yarakujyanye. Noneho kuje kare sira. Uyu munsi naje kuruhuka numvaga uyu munsi n'akazi kenshi nari mfite mu rugo.
byaba ngombwa ko mba mfunze mbanje kukureba ndebe ukuntu nawe uba umeze ako komplexi bashije gukura ariko reka nkubwire ntabwo ari cyane ko papa wawe yagiye avuga ngo azamara icyumweru akaba amaze kuba 2 mfasha gutekereza ubu turabigenza gute na telefone ye ntikicamo yakuzi ko n'akare nagerageje kwihamagara ariko ndaje gusanga itariho nubwo ndibaza ngo yabaye iki kunzi ko yari inkwakuzi ntago yavugaga ikintu akaga reba agire urabizi ubwo yagiye amara nk'ukwezi avuga ko kwezi taki ya 31 azaba yahageze ariko uyu munsi cyumweru kirenze iminsi 2 njye bwanjye yambwiye ko azamara icyumweru kimwe none bibaye 2 impungenge mfite na telefone ye ntiriho twakirese turajya kumureba ko ntangiye guhangayika ako se anubishe ngo yaciye ku mukobwa wigeze gukundana ko nawe w'inkanga njye nabizi ko twigeze kuganira ariko umbaza ngo se mwana wanjye ngo uza wigeze ugiye igitekerezo cyo gutangira gushaka umukobwa nyine mukundana ndamubaza ngo hoke ahubwo se mbwira papa wigeze ukundana wowe ambwira izina y'umukobwa nibuka ngo baturanye mu cyaro bigeze gukundanaho yaba yaramukubwiyeho izina rye ngiye kumva natagibuka urumva ayo mafuti yayambwira ntago yabimbwira ibyo bintu se urumva yabikora ko kanekereze neza numva iryo zina we yigeze kumwita izina nazi ubwoko bwacyo nimba ari umusanagazi ni musanabera niwe muntu yambwiye bigeze gukundanaho bakiri abana ubu yagiye guhura na musanabera se shenge ashobora kuba yatubeshye n'akazi afite ahubwo yaragiye guhura na musanabera papa wawe kwizanye sinarindi muziho burize yarabinyibwiriye ibyo ni ibintu nzi kuko twarabiganiweho kera ahubwo nari bagiye kuzabikubwira none ahubwo nshidutse numva ngo fone ariko uzi ko umajije gukura niho ahantu agezeho ndakwemeye ahubwo burandaje mukorera ingenza hari umuntu inshuti yanjye uri i Kigali yego nzamuhamagara mubaze ugomba kumuhamagara tukamubaza reka dutegereze turebe igihe azagarukira uzi ko umbwiye musanabera nkikanga ko nari narigeze kumwumvaho gake kubera akazi kenshi nabyibagiwe kubikubwira kandi umunsi yarabimbwiye ndaba nina ikintu cya mbere ndakubwira nibyo sinzi ukuntu ageze ku buri kuntu mba narushye ariko n'ubushize yambwiye ngo yarushatse musanabera bajya kureba wa mwana n'uwayo nkumva byegereje umutima kumbi nibyo byamusubije i Kigali nta bindi ubwo ukumva ko ari hari musanawera nibyo komplese bwa rero iyi jaride dore tutangire tuyiteho dore ibiti byumye duherutse amazi ejo bundi yajya ariko uyu munsi yagarutse niho bandaza kubyera nimugoroba kugira amazi araremo nabi ntacyo ngaho ngwino ndebe icyo nkuhereje mu nzu ukagenda amaramasa